Mumeze neza nshuti zanjye nka mwarimu wanyu Emmy, ndagarutse rero mbagarutse kandi ngarukanye ibyiza. Ndabona musome hejuru rwose iyo titire, sobanukirwa uburyo wakoresha igihe warwaye amibe, isomo rya mbere kuri amibe niho tugiye kwibanda uyu munsi. Amibe rero ni indwara izahaza kandi uwo yafashe kumurekura biba bigoranye. Mujya kwivuza mu bavuzi ba gakondo cyangwa se kwa muganga, ariko ntibarababwira uburyo iyo miti ibonekamo. Ngire njye kukubwira uburyo uwo muti wawishakira kandi aho utuye ukawufite ukawukoresha. Kandi biragufasha, bizafasha n'undi muntu wese waganira ati amibe iranyishe, ukaba wamugira inama cyangwa ukamubwira agasimbukira kuri YouTube akandikamo Eminiu, byamufasha akabona uburyo yakifasha kuri gahunda yo kwivura aho iwacu dutuye. Nanjye ndi umujyanama w'ubuzima kuri YouTube yanjye cyangwa se YouTube ya twese kugira ngo dufashanye. Amibe rero ni indwara, nzabasobanurira uburyo ifata, tugiye kubanza twige uburyo wabona umuti. Turahera rero ku mbuto z'ipapayi, aho ngaho utuye ntabwo uzazibura. Uzitunganye, uzanike, uzishyire ahantu heza. Ufate ikijumba cy'umufumba, urakizi. Mufate igiti bita umuhanga nawo abantu bakuru murawuzi. Ufate amagaju murayazi nayo. Amagaju ni imbuto z'igiti cy'ikibonobono, hariya nayo ni umuti ukomeye cyane. Ubwo nayo uyabona yumye, ukayatunganya, ukayatonora, ugashyira hariya. Nzagenda babwira nyine uburyo wabikoresha. Ugafata igiti bita umwicanzoka, nacyo kirahari. Mbese amibe ni indwara nyine, ni inzoka nyine, ariko hari ibimera gakondo Imana yaduhaye bifite amazina tugomba gukoresha nk'umwicanzoka, ni sawa. Noneho ikiziranyenzi nacyo murakizi, kimwe kivamo imiheha twakoreshaga, abanyarwanda dukoresha ndetse twayikoreshaga mu misango. Ikiziranyenzi nacyo ni sawa, kirafasha nacyo ukagitunganya. Ubwo nzagenda mbabwira uburyo ibintu ugenda ubitunganya. Wowe icyo mugomba kunkorera ni ukunkurikira gusa, mukamfasha tukajyana. Noneho hagakurikiraho icyo bita umunkamba, ni igiti cyiza kiryohera, kisharira, kirimo no kurura. Nacyo ubashije kukibona uragikoresha. Njya babwira biba bikeya, ntabwo mbabwira byose. Umukuzanyana nawo ni ikindi giti nacyo gifite umumaro ukomeye. Umuhengeri nawo murawuzi, igiti bita umuhengeri kigira utubuto twiza turyoha, nacyo kirameze neza. Hakiyongeraho rero igiti cyitwa umusange. Ibyo ngibyo wabanza ugakoresha ibyo ngibyo. Rero ubwo cyakurikira ni ukubabwira uburyo ibi biti bitunganywa, noneho nkabereka n'izindi nzira bigomba kunyuramo kugira ngo ubashe kwivura. Iri somo rero nimba utangiye nawe gukurikirana iri somo, washaringa abandi bantu nabo bakeneye kwiga kuri bino bintu bya gakondo byacu, tukabimenya kandi tugafatanya. Sharinga rero iyi video ku bantu ushaka, kandi cyane cyane abantu bakuze nibo iyi video yafasha, kuko imiti yo baba bayizi n'ibiti babizi aho hafi batuye. Ubwo rero byaba byiza dufatanyije tukabikoresha kandi byagenda neza. Noneho ikindi nababwira ni uko mwakora subscribe kugira ngo mubashe gukurikira video zanjye, kandi nabyo bizadufasha. Ugakora ku nzogera tugakorana tukagendana. Ndabashimye rero, mukomeze mugire ibihe byiza.